Ubundi Ndabaga n'umwana w'umukobwa wavutse ari ikinege mu muryango w'iwabo. Igihe yari akiri uruhinja papa we yagiye ku rugerero, naho runo ruhinja rwo rusigarana na nyina. Uko iminsi yagiye yicuma, ubwo ruhinja nago rwaragiye rurakura havamo umukobwa mukuru, ndetse uwo mukobwa akajya abaza nyina ati ma papa bahe ko adataha, byagenze gute? Nyina nawe yatangiye gusobanura umukobwa impamvu papa we atagarutse, amubwira yuko impamvu atagarutse ko atigeze abyara umuhungu wo kumusimbura ku rugerero, kandi ikindi akaba nta muryango afite wenda havamo umusore cyangwa se umugabo wazaza kumusimbura akamukura ku rugerero. Uwo mukobwa Ndabaga akimara kumva ayo magambo ko banze kurekura papa we ku rugamba kubera ko atabyaye umusore, ibyo bintu yabitaye mu gutwi. Icyo gihe nari impari, wenda sinzi ibyakurikiye, ariko nagiye mbona Ndabaga ari kwitoza afata ibintu by'imiheto, ibintu by'ibiso akitoza nk'umuntu uri kwitegura kujya mu gisirikare. Uwo mukobwa yakomeje kwitoza, yitoza n'imirimo ya gihungu, ndetse n'ibyarangiriye aho ngaho yagiye mu bacuzi babandi bashiririza ibyuma, ajya gushiririza ayo maberesha kugira ngo bazajye bamubona nk'umuhungu. Nawe unyumvire kano gahinda kasani cyonyine uzakore kugikara eko. Nyina w'uyu mukobwa akimara kumva bino bintu yegereye umukobwa we ngo amubaze impamvu bino byose abikora, cyane ko nk'uyu mubyeyi yarazi yuko nta mukobwa ushobora kujya gukura umugabo ku rugerero cyangwa se aho twita ku rugamba. Uyu mubyeyi yegeye umukobwa we, ndetse uno mukobwa atiriwe aca hirya no hino, atangira gusobanurira nyina impamvu bino byose ari kubikora, haba gushiririza amabere, kwitoza imirimo ya gihungu, kurasa no gukora ibindi byose bigiye bitandukanye. Avuga yuko bino byose ari kubikorera papa we kugira azajye kumukura ku rugerero. Uyu mubyeyi akimara kubona umukobwa we intumbero afite, yahise amuhereza uburenganzira, ubundi atangira kwiga n'ibindi bigiye bitandukanye, harimo gusimbuka nk'ipusi. Nyuma y'imyaka itari mike y'aho umukobwa Ndabaga amaze kuba umwangavu, yaje gusaba nyina ko yajyana n'abagaragu bajyanye amatekera ibwami akajya gusuhuza papa we nawe. Ariko uyu mukobwa Ndabaga nubwo yarasabye mama we kujya guhura na papa we akamusuhuza, ntabwo aricyo cyari kimujyanye, ahubwo icyari kimujyanye ni ugukura papa we ku rugerero. Uwo mukobwa akimara kugera ku rugerero, yahise abaza abantu bari mu kigero cye, ababaza umusaza witwa Nyamutezi. Ako kanya bahise bamumurangira, ndetse uwo mwana Ndabaga bitewe n'urukundo, urukumbuzi yari afitiye papa we, yamuyambiye n'ibyishimo byinshi. Umva uzabibaze ngewe wari uhari. Bukeye mu gitondo Nyamutezi n'umukobwa we bari kuganira, Ndabaga yatangiye kubaza papa we ati none se muze kudataha kandi mbona umaze gukura? Undi ati wahora n'iki mwana wa, nabuze unkura ku rugerero. Guhera ubwo uno mukobwa Ndabaga yahise abwira se gusubira mu rugo akajya kuruhuka, naho we ibindi byose akazabyitaho. Uyu mugabo yakomeje kwibaza ku mukobwa we biramucanga, cyane ko aribwo bwa mbere yari abonye igitsina gore gitekereza gutya. Niko guhita abwira umukobwa we none se mwana we uzi kugwana? Uzi gutera icumu? Uzi gufora umwambi? Ngwino njye kugutesitinga ndebe ko ibyo uri kumbwira ari byo. Umukobwa yaramujyanye, ubundi mu kizami cyose yagiye amuhereza, yagiye akinyuraho ibabi agitsinda, agezeho no gusimbuka rwose asimbuka neza nk'inyahu. Ubundi rwose umukobwa aravuga ati wa mukobwa we naribyaye. Uyu musaza Nyamutezi akimara kubona ubwenge n'ubushobozi uno mukobwa we Ndabaga afite, yahise noneho yemera ko agomba kujya kumukura akamusimbura ku rugamba. Uwo mubyeyi Nyamutezi yaje imbere y'umukuru w'ingabo, amumurikira Ndabaga, amubwira yuko uwo mwana yamwibyariye kandi akaba aje kumukura ku rugerero. Umukuru w'ingabo ako kanya yahise atanga itegeko, kubera ko Nyamutezi yari abonye umusimbura, ako kanya yahise yemererwa gutaha, aba aragiye ajya kuruhuka. Naho Ndabaga we yasigaye ku rugamba akomeza kwitwara neza barudasumbwa, kugeza naho umwami yaje kumusura amuhereza inka nyinshi. Kuba umwami yarahaye Ndabaga inka nyinshi byatumye Ndabaga bo bakorana bamugirira umushiha, bavuga ati ni gute umuntu uje vuba yaturusha kugabana inka nyinshi? Ibi bintu bibaho? Mu bamugiriraga umushiha harimo n'abaturuka mu gace k'iwabo wa Ndabaga, ibyo bigatuma bagenda bajujura bavuga yuko uwo mukobwa yaje mu gisirikari atabikwiye. Ayo magambo bagendaga bajujura kuri Ndabaga ntigabuze kugera ku mwami, kugeza naho umwami yahamagaye Ndabaga ngo amwibarize neza nimba koko ibintu bavuga ari byo kuba ngo atari umuhungu. Ibyo bintu yaramuhamagaye ngo abimubaze neza. Ubundi Ndabaga nawe atangira kugira ubwoba avuga ati
Mana yanjye, uyu mwami ko atangiye kumbaza ibibazo bigiye bitandukanye ku buzima bwanjye bwite, kandi nkaba naramubeshya, aho ntago biri buze kugira ingaruka mbi kuri papa wanzanye uvuga yuko ndi umuhungu kandi yanyibyariye ibisabwa byose mbyujuje. Aha yemwe naha Yezu na nyina. Ndabaga nawe yatangiye kwisobanura byose ku murongo, atangira kuvuga ukuntu byose byatangiye n'ukuntu byagenze. Ndabaga yakomeje kubwira umwami ko yakoze atabona papa we, iyi akaba ariyo mpamvu yahoraga abaza mama we ahantu papa we yagiye. Ubwo mama wa Ndabaga yabwiraga Ndabaga ukuri kose, Ndabaga nawe yatangiye kwitoza imirimo ya gihungu, yitoza imirimo yose, yitoza imirimo igiye itandukanye kugira ngo azaze gukura papa we ku rugerero. Uwo mwami yakomeje gutega amatwi Ndabaga, ndetse na Ndabaga akomeza kuvuga ukuri kwe kose, avuga ukuntu rwose ibyo byose yabigezeho, ndetse n'ubu ngubu rwose akomeje gukora, Imana nimuba hafi. Umwami yumvishe amagambo ya Ndabaga barumiwe, niko guhita atumizaho Nyamutezi igitaraganya wagira ikintu amubaza kuri uwo mukobwa we witwa Ndabaga. Bidatinze Nyamutezi nawe yaraje, ubundi umwami atangira kubaza Nyamutezi nimba koko Ndabaga ari umuhungu cyangwa umukobwa. Nyamutezi nawe yararebye aravuga ati koko ntago ndibuze kubeshya. Nyamutezi yaje kuvuga byose arabivuga, ndetse avuga yuko kugira yemerere Ndabaga kuza kumukura ku rugerero, yabonye ko yarashoboye kandi nawe akaba yarageze mu zabukuru, iyi akaba ariyo mpamvu yaretse umukobwa we akaza akamusimbura. Umwami akimara kumva ibya Ndabaga byiwe byose, yahise abwira Nyamutezi kwitahira, amuhereza n'ubushyo bw'inka, arataha ajya kuruhuka kuko n'ubundi yarageze mu zabukuru. Naho Ndabaga we yasigaye hano ibwami, ndetse nyuma y'iminsi mike yaza kuba umugore w'umwami, baratunganirwa. Guhera ubwo umwami yaciye iteka avuga yuko ibinege bidafite gikura, abo ngabo bagomba kujya babareka igihe bageze mu zabukuru, bakitahira nta yandi mavugano. Abantu bamaze kugera mu zabukuru nta basimbura bafite, bagomba kuzajya babareka bakitahira, bagasubira mu rugo bakaruhuka, bakajya kujya ku majeri n'amateke. Mbibutsa ko uno mugani wahimbwe kugira werekane ko n'abadamu baba bashoboye, kandi imbaraga zabo ari ingenzi. So iyi ni intego yacu tugezeho zino video. Mbibutsa gukora subscribe, like, share, comment kuri iyi channel, ubundi dukomeze kubana. Murakoze.